place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Hello guys, uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ushobora kubona password ya wifi bitakugoye ukoresheje imashini. Hari abantu baba bafite imashini ariko agashaka gukoresha wifi ariko ntabone uburyo ayikoresha. Ushobora kuba wenda wari ufite mashine cyangwa se ukajya uri kubona wifi iri kwijyanamo ariko ku buryo utabona password yayo ngo uyikoreshe. Rero ndahanga kugira ngo nkwereke buri kimwe. Ubundi hari abantu usanga bigora cyane kugira ngo bakoreshe wifi. Ngira ngo nigeze gukora na video yo kuri telefone uburyo ushobora kubona password ya wifi kuri telefone ukoresheje telefone. Ariko hano nje kuri episode ya kabiri kugira ngo nkwereke uburyo ushobora kubona wifi cyangwa se password ya wifi kugira ngo uyikoreshe. Ushobora kugera ahantu wenda wari ukeneye gukoresha wifi, ushobora kugera ahantu wari ukeneye kuba wafata ibintu byawe ukabikura kuri Chrome ukabidownloadinga. Ushobora kuba wari ukeneye kuba wa exportinga file cyangwa se ukayikura mu bubiko bwa Chrome ukayibika mu bubiko bwa machine. Ushobora no kuba wari ukeneye no kuba wifi yagufasha muri buri kamwe kose kugira ngo nyine bikugendekere neza. Ushobora kuba wenda wari ufite na megabyte nkeya ukeneye kuba wakoresha megabyte nyinshi, bikaba ngombwa ko ugeze ahantu hari wifi ariko bikakugora kuba wayikenera. Urumva ko ntabwo waba uri mu muhanda wegereye wifi ngo ubashe kubona password yayo. Bisaba kuba wari ufite umuntu cyangwa se uzi umuntu uyikoresha cyangwa se wegereye umuntu uyikoresha akabasha kuba yayikubwira. Ariko mu gihe atayikubwiye ushobora kuba wamutira machine ukamubwira uti wenda ntiza ngira utuntu nkoreraho cyangwa se ntiza ngira utuntu nshyira kuri flash cyangwa se ntiza ngira utuntu n'utundi nyine ushobora no kubimubwira akabyemera. Sasa ushobora kuba nawe afite machine ari kwikoresha cyangwa se mwayitijwe muri babiri mukaba muri gukoresha imashini imwe kandi aho ngaho mwicaranye machine nk'eshatu cyangwa se eshanu mutazi wifi cyangwa se mutazi password ya wifi. Cyangwa ukajya kubona machine imwe ifite wifi iri kuyikoresha kandi mwese mukeneye kuba mwayikoresha. Rero ntabwo bisaba kuba wakoresha ubuhanga bwa kure cyane cyangwa se bugoye. Ahangaha niyo mpamvu nje kukwereka uburyo ushobora kubona password ya wifi ukajya muri ya machine wari ufite ukayishyiramo, ndetse na machine zirenze imwe ukabasha kuba wayishyiramo. Jewe nje kukwereka uburyo ushobora kumenya iyo password y'iyo wifi iconnectinze kuri machine imwe. Ngira ngo muribuka ko naberetse uburyo wamenya password ya wifi cyangwa se wabona password ya wifi ukoresheje telefone. No kuri telefone birakunda, narabibabwiye. Muzajya ndaza kubashyira muri description iyo video cyangwa se mukande kuri iyo video yo hejuru muraza kuyibona. Ndaje mukanya nyibereke. Rero uzaza hano kuri wifi, aha ufungure wifi niba ifunze, tuyiconnecte wifi tugiye kuyiconnecte. Wifi yariyo yose yaba 4G yaba niyihe yaba wifi yuzi yaba iri mu kigo yaba iri ahagana, ushobora kuba ubona umuntu uri kuyikoresha muri machine atayizi
ukabasha kuba wamutira mashini atazi ibyo ugiye gukoreraho, cyangwa se wamubwiye uti niza ngiye kuba nafata utuntu nkadushyira kuri flash. Ushobora kuza muri ubu buryo rwose atabizi, ukaza hano ugakirika iyo wifi ibiriho. Usibye ko ngewe nshatse ko kubibereka, ushobora gufungura ugakonekita kuri ya wifi mwegereye, kubera ko iyo mashini iba yarayakiriye ariko ushaka kugira ngo uyimenye. Ushaka umuntu yarayibashyiriyemo ayizi ariko adashaka kuyibereka, wowe ugashaka kuba wayimenya muri ubu buryo. Nzaza hano ijyeho gutya, twongere dusubireho, dukande right click. Noneho nukanda right click hazaza amagambo abiri, troubleshoot problems. Hazaza irindi ryitwa open network and internet settings. Uzaza ukirike kuri open network and internet settings, nurangiza bazaguha page imeze gutya. Iyi page katumanure, uzaza hano handitse status, network status. Uzaza hano murabona ko hariho wifi yacu ni private, ni Airtel Imagine private network, ariko turi kubishyira muri ubu buryo kubera ko ndi kubereka uburyo ushobora kubona password ya wifi. Hano ndi gukoresha nafashe telefone nkonekita kuri machine kugira ngo nze kubereka. No kuvuga ngo reka ngewe nishyire mu ruhande rw'umuntu ubahaye wifi cyangwa se ubahaye password akayishyira muri machine mwebwe mutari kubireba. Noneho byagera nyuma tukabasha kuba wenda yatwangiye kuba twayishyira muri machine zirenze 3, ariko yashatse kuba twayikoresha muri machine imwe. Ndagira ngo kano kantu mukumve neza. Umuntu afite azi password ya wifi, tumusabye service yo kuba yaduha password ya wifi, cyangwa se ntayiduhaye ahubwo araje ayidushyiriyemo ntayo tuzi. Icyo gihe nta kindi tuzakora, kubera ko uzaba uzi ko nagukoreye video ibyerekana. Uzaza kuri channel yanjye Mwarimu Eugene, nurangiza ukande butoye subscribe ndetse n'inzogera kugira ngo ninzajya ngezaho n'utundi tutazajya tugucika. Ngira ngo ndi kubategura video nyinshi cyane, ku buryo nzajya nzibaha buri munsi nta gucikwa. Udakanze subscribe cyangwa se iyo nzogera, muri make no kuvuga ngo ibintu nashizeho byose ntabwo uzajya ubibona. Icyambere nuko rero uzaza ugakomeza kuri iyi liste izi point uri kuzibona. Uzaza hano kuri sharing options. Nurangiza bazaguha page imeze gutya. Page izaba imeze gutya. Hano hejuru hariho control panel, hano hariho network and internet, hano hariho network and sharing center, hano hariho advanced sharing settings. Change sharing options for different network profiles. Murabona hano hasi, murabona iyi page, iyi nta kintu yikoraho, ibi ngibi turabyirengagiza. Tuzaza kuri network and sharing center. Niturangiza murabona iyi page hari uburyo iri kwerekana view your basic network information and setup connections. Kuvuga ngo amakuru yose ya wifi iri kuyerekana. No kuvuga ngo turamutse dufite na wifi zigeze muri zingahe, hano zahita zijyaho. Ariko hano murabona ko hariho Airtel Imagine private network, ni nkuko haza kuzaho indi wifi iyo ariyo yose. Ubwoko ubwo ari bwo bwose bushobora kuza hano. Murabona ko nyine hano turahageze. Murabona ko ari private network. Hano hakaba hari icyo bita access type internet home group connection. Turi kureba hano gusa bonyine, muri kuhareba wifi Airtel Imagine. Yes, Airtel Imagine, ngira ngo muri kubireba.
tuzaza dukande hano. Nitumara kwakanda hano bazaduha page imeze gutya. Murabona ko IPv4 connectivity, 6 connectivity, media state, SSID, duration, speed, signal quality. Murabona ko yes, hano urabona hari details, hano hakaza icyo bita wireless properties. Yes, tuzaza hano rero, tuzaza hano kuri ahangaha muri kwabona kuri wireless properties, tuhakirike. Niturangiza kwakirika muri kubona page imeze gutya. Name Airtel Imagine access point all users network availability. Ibi ngibi uzabyihorera, nurangiza uzaza ukande hano, nurangiza ukande kuri show character. Muri kubona ko nta kindi uzahinduraho, wowe uzaza ushaka kwirebera wifi, password ya wifi. Muri kubona ko password ya wifi ari iyi ngiyi, Eugene Diego. Yes, muri kubona ko password yabonetse. Rero icyo nakubwira nuko buno buryo hari abantu bunanira atabanje kureba video cyangwa se basobanukirwe. Ubanza kureba video wowe ugafata machine, wowe waba uri kuyumva witonze, ushobora kuyifata, warangiza kuyifata ukitonda neza, ukagendana nanjye ibyo ndi kukubwira, ukabikurikiza. Icyo gihe uzahita ubona password neza. Nimba rero wabikoze bigakunda, ndetse wanabikoze bikanga, nyandikira muri comment umbwire uko bimeze. Ndabasha kuba nagufasha, cyangwa se usubire muri video urebe neza witonze, utareba wirukanka, ugenda ureba witonze, urashobora kuba wabigeraho. Kanda buto ya subscribe kano kanya kugira ngo ibyo ndi gutegura bitazagucika. Ndi kugutegurira ibintu byiza cyane rwose. Ciao naho mu yindi video.